Yes, ni Kigali CNN rero nanone ndagarutse ibihe byiza kuri wowe wamaze gukanda subscribe. Ubu amakuru ndetse n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi bikaba biri kukugereraho ku gihe gatanu kuri gatanu. Turagarutse rero nanone nkushimira wowe uduteze amatwi nonaha kandi namwe mutarakanda subscribe reka mbabwire ngo muyakande. Ni inkuru ya Kasamutwe rero iri kuvugwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, inkuru iteye ubwoba rwose kandi inkuru yakababaro. Ababyeyi barize barihanagura ndetse n'abarezi rwose bumiwe. RIB rero aka kanya itangaje ko yataye muri yombi abarimo ababikira babiri n'ababikira bayobora ikigo cy'amashuri cyitwa Saint Christopher TVET. Nyine icyo kigo akaba ari ikigo nyine giherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rwinkwavu. Ibintu rero bari gukekwaho kuba batawe muri yombi, nyine ibintu bari gukekwaho n'agahoma munwa. Abanyarwandakazi reka mbabwire, nta kindi bari gukekwaho, nyine ni uruhare nyine mu guha abanyeshuri ikigage. Ikigage kizarikora hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Biri gukekwa rero ko aricyo cyateye urupfu rw'umwe mu banyeshuri bakinyweye. Umunyeshuri yanyweye ikigage arapfa. Yego. Hanyuma rero bikaba biri kuvugwa ko nyine aba babikira aribo bahaye abo banyeshuri ikigage. Akaba ari impamvu bari gukekwaho nyine iki cyaha. Nyine ni byinshi rero biri kuvugwa nk'uko ikinyamakuru igihe.com cyakomeje kibyandika. Ni ukuvuga ngo ubu igihugu cy'ubugenzacyaha, ikigo cy'ubugenzacyaha cy'igihugu cy'u Rwanda nyine RIB kikaba cyatangaje ko cyataye muri yombi nyine abayobozi b'ikigo nyine cy'amashuri cya Saint Christopher TVET giherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rwinkwavu, bakekwaho nyine kugira uruhare mu guha abanyeshuri ikigage, ndetse bigakekwa ko aricyo cyateje cyangwa se cyateye urupfu rw'umwe mu banyeshuri bakinyweye. Abatawe muri yombi rero ni Ser Kasine Marisiane, ari nawe muyobozi nyine wa Saint Christopher TVET. Iribagiza ndetse n'undi witwa Iribagiza Benigne ushinzwe nyine imyitwarire y'abanyeshuri b'abakobwa, ubwo akaba ari uwitwa nyine animatrice, ndetse n'undi witwa Mpamagara Jean Baptiste ushinzwe icungamutungo muri icyo kigo, ndetse n'undi witwa Seri Ingabire Marie Chantal ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri bose, ubwo ni charge of discipline muri iki kigo. Umuvugizi wa RIB rero Dr. Thierry Murangira akaba yabwiye nyine ikinyamakuru igihe.com ari nacyo dukesha iyi nkuru ko abayobozi bose nyine bafunzwe nyine ku rwego rw'iperereza, bafunzwe n'urwego rw'iperereza. Ubwo nyine abo bayobozi ni abangaba b'iki kigo nyine, kugira ngo nyine hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu mwana, n'abandi bakaba nyine barwaye, ndetse barwaye rwose. Biri gukekwa nyine cyangwa se biri kuvugwa ko ikigage aricyo rwose kiri kubagiraho ingaruka. Umubiri rero witabye Imana nyine wajyanywe muri Rwanda Forensic Lab Institute kugira ngo nyine hakorwe isuzumwa, nyine barebe icyaba koko cyateye urupfu rw'uyu munyeshuri nyirizina. Abafashwe rero bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Mukarange ndetse nafumbwe, mu gihe dosiye yabo nyine igiye gutunganywa kugira ngo yoherezwe nyine ubushinjacyaha. Hanyuma rero ikindi nanone nababwira nuko guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa se gushegesha ubuzima ni icyaha giteganywa n'ingingo y'115 y'itegeko rigenga ry'itegeko nyine riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe rero cyangwa se uhamijwe icyo cyaha akaba hanishwa igifungo cyo kuva ku myaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, ndetse n'izahabu yo kuva ku mafaranga ibihumbi 300 ariko nanone atarenze ibihumbi 500. Iyo kintu rero cyatanzwe giteye indwara idakira, kudashobora nyine kudashobora kutagira icyo umuntu yashobora kwikorera burundu, cyangwa se kudashobora gukoresha na busa urugingo rw'umubiri, igifungo kiba kuva nyine ku myaka 20 ariko kitarenze 25, ndetse n'izahabu y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga. Kwirengagiza rero gutabara umuntu uri mu kaga cyo ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano rero
cyaco ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko nanone bitarenze imyaka 3 n'izahabu y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 y'u Rwanda. Ngayo nguko rero ikigage kirarikoze. Nyaboneka mujye musuzuma ibyo barezi cyangwa se bayobozi b'ibigo, mujye musuzuma ibyo abanyeshuri bari gukonsoma cyangwa se bari gufata mbere yo kubifata, kugira ngo murebe niba nta ngaruka bishobora kuba byateza ku buzima bwabo mu rwego rwo kwirinda ibyago nk'ibi ngibi. Ni Kigali CNN nkubwira ni gumana natwe ukanda subscribe mu makuru yacu y'ubutaha azakugirereho igihe 5 kuri 5. Yes, ni Kigali CNN rero nanone ndagarutse. Ibihe byiza kuri wowe wamaze gukanda subscribe. Ubu amakuru ndetse n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi bikaba biri kukugereraho ku gihe 5 kuri 5. Turagarutse rero nanone nkushimira wowe uduteze amatwi nonaha, kandi namwe mutarakanda subscribe reka mbabwire ngo muyakande. Ni inkuru ya Kasamutwe rero iri kuvugwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, inkuru iteye ubwoba rwose kandi inkuru yakababaro. Ababyeyi barize barihanagura ndetse n'abarezi rwose bumiwe. RIB rero aka kanya itangaje ko yataye muri yombi abarimo ababikira babiri n'ababikira bayobora ikigo cy'amashuri cyitwa Saint Christopher TVET. Nyine icyo kigo akaba ari ikigo nyine giherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rwinkwavu. Ibintu rero bari gukekwaho kuba batawe muri yombi, nyine ibintu bari gukekwaho nagahoma munwa banyarwandakazi reka mbabwire. Nta kindi bari gukekwaho, nyine ni uruhare nyine mu guha abanyeshuri ikigage. Ikigage kizarikora hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Biri gukekwa rero ko aricyo cyateye urupfu rw'umwe mu banyeshuri bakinyweye. Umunyeshuri yanyweye ikigage arapfa. Yego. Hanyuma rero bikaba biri kuvugwa ko nyine aba babikira aribo bahaye abo banyeshuri ikigage. Akaba ari impamvu bari gukekwaho nyine iki cyaha. Nyine ni byinshi rero biri kuvugwa, nkuko ikinyamakuru igihe.com cyakomeje kibyandika. Ni ukuvuga ngo ubu igihugu cy'ubugenzacyaha, ikigo cy'ubugenzacyaha cy'igihugu cy'u Rwanda nyine RIB kikaba cyatangaje ko cyataye muri yombi nyine abayobozi b'ikigo nyine cy'amashuri cya Saint Christopher TVET giherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rwinkwavu, bakekwaho nyine kugira uruhare mu guha abanyeshuri ikigage, ndetse bigakekwa ko aricyo cyateje cyangwa se cyateye urupfu rw'umwe mu banyeshuri bakinyweye. Abatawe muri yombi rero ni Seri Kasine Marisiane, ari nawe muyobozi nyine wa Saint Christopher TVET. Iribagiza ndetse n'undi witwa Iribagiza Benigne ushinzwe nyine imyitwarire y'abanyeshuri b'abakobwa, ubwo akaba ari uwitwa nyine animatrice, ndetse n'undi witwa Mpamagara Jean Baptiste ushinzwe icungamutungo muri icyo kigo, ndetse n'undi witwa Seri Ingabire Marie Chantal ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri bose, ubwo ni charge of discipline muri iki kigo. Umuvugizi wa RIB rero Dr. Thierry Murangira akaba yabwiye nyine ikinyamakuru igihe.com ari nacyo dukesha iyi nkuru ko abayobozi bose nyine bafunzwe nyine ku rwego rw'iperereza, bafunzwe n'urwego rw'iperereza. Ubwo nyine abo bayobozi n'abangaba b'iki kigo nyine, kugira ngo nyine hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu mwana, n'abandi bakaba nyine barwaye, ndetse barwaye rwose. Biri gukekwa nyine cyangwa se biri kuvugwa ko ikigage aricyo rwose kiri kubagiraho ingaruka. Umubiri rero witabye Imana nyine wajyanywe muri Rwanda Forensic Lab Institute kugira ngo nyine hakorwe isuzumwa nyine barebe icyaba koko cyateye urupfu rw'uyu munyeshuri nyirizina. Abafashwe rero bafungiye kuri station ya RIB ya Mukarange, ndetse nafumbwe mu gihe dosiye yabo nyine igiye gutunganywa kugira ngo yoherezwe nyine ubushinjacyaha. Hanyuma rero ikindi nanone nababwira nuko guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa se gushegesha ubuzima ni icyaha giteganywa n'ingingo y'115 y'itegeko rigenga itegeko nyine riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe rero cyangwa se uhamijwe icyo cyaha akaba hanishwa igifungo cyo kuva ku myaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, ndetse n'izahabu yo kuva ku mafaranga ibihumbi 300 ariko nanone atarenze ibihumbi 500. Iyo kintu rero cyatanzwe giteye indwara idakira, kudashobora nyine
kudashobora icyo umuntu kutagira icyo umuntu yashobora kwikorera burundu cyangwa se kudashobora gukoresha na busa urugingo rw'umubiri. Igifungo kiba kuva nyine ku myaka 20 ariko kitarenze 25 ndetse n'izahabu y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga. Kwirengagiza rero gutabara umuntu uri mu kaga cyo ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano rero cyaco ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko nanone bitarenze imyaka 3 n'izahabu y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 y'u Rwanda. Ngayo nguko rero ikigage kirarikoze. Nyaboneka mujye musuzuma ibyo barezi cyangwa se bayobozi b'ibigo, mujye musuzuma ibyo abanyeshuri bari gukonsoma cyangwa se bari gufata mbere yo kubifata kugira ngo murebe niba nta ngaruka bishobora kuba byateza ku buzima bwabo mu rwego rwo kwirinda ibyago nk'ibi ngibi. Ni Kigali CNN nkubwira nigumana natwe ukanda subscribe mu makuru yacu y'ubutaha azakugirereho igihe 5 kuri 5.